agahinda nterwa no kukubura, nterwa no kuba ntakikubona, kanyibutsa bimwe mu byo wajyaga umbwira. Amagambo yankomezaga yatumaga nkomera mu buzima bwa buri munsi, bwabaga butoroshye nacagamo, tuma amarira yuzura mu maso yanjye. Amagambo nka bizashira, tuzaba tukiri kumwe, komera cyane, ndagukunda, ntacyo utashobora, ntacyo utageraho. Ayo niyo magambo wambwiraga buri gihe. Hold on honey. Ndabyibuka ubwo twabaga turi mu muhanda dutembera, agatoki ku kandi turi guseka. Abatubona bati bari mu kigero kimwe hano. Urupfu ntabwo nabona icyo nduvugaho, niyo nabona ibitabo bingahe, amapaje angahe sinabona uko mwandikaho ngo mbirangize. Urupfu rwantandukanyije nawe, ntabwo nzigera ndubabarira, gusa nanjye niyo nzira muvandimwe, ndacyagukunda. Iyo wagaruka isezerano twari dufitanye ndacyarihamyeho, ntabwo nzigera nkutenguha. Icyo gihe ugenda menya yuko utakiri mu mwuka w'abazima, naribajije ntiharya mana, nuhora uvuga yuko no mu gicucu cy'urupfu ugendana natwe, ndetse uyu nguyu wari wamwibagiwe. Imana ariko nta kundi, ntandakarira, nta kundi, reka ngumye nsoza ubutumwa bwe. Twarareranywe, turakurana, tukajya dukinana imipira, tugakora buri kimwe cyose. Imana igucyura ugeze muri ya myaka, ababyeyi bari batangiye kubona umusaruro wawe. Ntabwo nzigera mbyibagirwa, iyo nashakaga kurira numva mbabaye, niwe wamaguru tugunkaririraho. Iyo numvaga nishimye, ibyishimo byanjye niba bimenyaga mbere, kandi nanjye ibyawe nabimenyaga mbere. Ndataha nava mu kazi, by the way, nawe ngubu ufite akazi, ufite imikorere uri gukora ubu ngubu, ariko aho uri naho ntekereza yuko uri kudutegurira heza, mukunzi wanjye, inshuti yanjye, inshuti magara. Ndataha nagutekerezaho, nkibuka yuko nkwiye kuba nafata icupa kugira ngo byirengagize. Muri ako kanya ndwana n'ayo marangamutima, nashyiramo icupa nkasa nk'ubyibagiweho gakeya, inzoga mu gitondo zanshiramo. What I did wrong, I did nothing, but always on my heart. Byashoboka ko nawe waba warabuze uwo ukunda, warabuze uwo wafataga nk'icyitegererezo mu buzima bwawe, umwe wabonagamo ahazaza hawe, umwe waburaga ukumva ubuzima burahagaze, umubuze noneho bimera nabi cyane. Ariko ndagira ngo umenyeshe yuko ari ibyiringiro bigomba kugukomeza, bigomba kukubakamo imbaraga. Dusanga muri Bibiliya, tugiye kwifashisha Bibiliya tureba amwe mu magambo ashobora kuba yadukomeza muri ibyo bihe tunyuramo biba bitatworoheye, byo kubura inshuti, byo kubura umuvandimwe, byo kubura umubyeyi, byo kubura umuntu uwo ari we wese wakundaga, wari ugufitiye akamaro mu buzima bwawe. Erega kabone nubwo ataba afite akamaro, kandi ariko umubona aho ngaho uba wumva nta kibazo, utangira kubona yuko agaciro ke mu gihe atagihari, ugatangira kumutekerezaho wana siko wa muntu ibasi niyaba agihari, nubwo nta kintu yari amariye, ariko no kumureba gusa byari bifite agaciro. Ndagira ngo nkubwire amagambo akwiye kuba yagukomeza, dusanga muri Bibiliya mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 30 kuva ku murongo 19 kugeza kwa 20, haranditse ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi h'abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo, ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe, ukunde Uwiteka Imana yawe, uyumve, bifatanyeho akaramata, kuko ariyo bugingo bwawe no kuramuka kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiriye basekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo azabaha. Igitabo cy'Ingoma ya kabiri igice cya 20 umurongo 15 aranditse ngo, aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami w'Yehoshafati, uko niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ari urw'Imana. Ngayo nguko nawe urabyumva, kuko bari wawe wakundaga
ukubaga hafi biba bitoroshye, ariko kudatinya urupfu ndetse no guhagarara ugakomera no gushikama ku isezerano ry'Imana yagiranye n'abantu bayo nicyo kimenyetso cy'uko ugomba gukomera. Ndagukomeza kandi mwifuriza kugira umutima ukomeye. Ndi Kwizera Elise.